waba uzi ibiranga ibyiciro bishya by'ubudehe? Ibiranga icyiciro A: umukuru w'urugo cyangwa abashakanye afite ubushobozi buhanditse bwo guhitamo uburyo bw'imibereho ashingiye ku mitungo afite cyangwa ibindi bimwinjiriza amafaranga. Icyiciro cya A tugisangamo abakire, ni ukuvuga ingo zifite ubushobozi buhanditse, abazigize babona ibyo bakeneye byose ndetse bakaba banasagura. Ibiranga icyiciro B: abifashije, umukuru w'urugo cyangwa uwo bashakanye ufite ubushobozi buhagije n'ibikorwa byinjiza umutungo kandi ashobora kubona iby'ibanze bikenerwa n'abagize umuryango. Icyiciro B tugisangamo abifashije, ni ukuvuga ingo zishobora kubona ibikenerwa by'ibanze byo gutunga abagize umuryango nk'amafunguro, kwivuza, kwishyura serivisi z'uburezi bw'ibanze n'ibindi. Ibiranga icyiciro C: abakene, ni icyiciro kibarizwamo ingo z'abantu bashobora gukora n'abafite ubushobozi bukeya mu bijyanye n'umutungo. Icyiciro cya C tugisangamo abakene, ni ukuvuga ingo zifite imitungo mikeya ariko bafite imbaraga zo gukora. Ibiranga icyiciro D: ni icyiciro kibarizwamo ingo z'abantu bafite ubushobozi buke bwo gukora kandi nta mitungo bafite ku buryo babona ibyo bakeneye mu mibereho yabo. Icyiciro cya D tugisangamo abakene cyane, harimo urugo rudafite ahantu na hamwe rukura ibitunga abarugize usibye kubihabwa n'abaturanyi cyangwa guca inshuro. Harimo urugo rudafite umutungo, ni ukuvuga ubutaka, amatungo n'ibindi. Hakabamo urugo usangamo abantu bafite ubushobozi buke bwo gukora. Ibiranga icyiciro E: icyiciro cyihariye. Iki ni icyiciro cyihariye kirimo ingo z'abantu badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka bafite, ubumuga bukabije cyangwa indwara zikabije zidakira kandi nta mitungo bafite cyangwa ahandi bakura ibibatunga.